yacu twagarutse kuri amwe mu mateka yaranze ubuzima bw'igihangange mu gukina filime zisekeje Charlie Chaplin. Igihe tugiye kubana muri kiganiro nitwa Eric Niyitegeka. Subscribe, like and share kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ntibikagucike. Bamwe bamwita Chaplin, abandi ni Shariro. Amwe mu mateka yaranze ubuzima bw'igihangange abantu benshi bakunda guseka. Niyo waba ubabaye ukareba filime zitavuga mu mashusho y'umweru n'umukara. Uyu mukinnyi wa filime ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, nubwo filime yakinaga mu myaka yo hambere zitavugaga ubwo sinema itari yagatera imbere, ikoranabuhanga ry'amajwi ribeho, ntiyaburaga gutambutsa ubutumwa bwe binyuze mu bintu yakoraga, maze agasetsa abantu benshi, dore ko n'ubu ngubu bakibera bagaseka. Charlie Chaplin yavutse ku itariki ya 16 Mata umwaka w'1889 ku mazina yiswe n'ababyeyi yari Charles Spencer Chaplin. Nubwo ahantu yavukiye hatazwi neza, Charlie Chaplin yavugaga ko ashobora kuba yaravukiye mu gace ka East Street mu majyepfo ya Londres mu Bwongereza. Ababyeyi be bari abaririmbyi, aho mama we wavukaga ku mudozi w'inkweto ataje kugirirwa amahirwe yo kumenyekana mu muziki ku izina rya Lily Harley, mu gihe papa we wavukaga ku mubazi yari umuririmbyi ukomeye cyane. Nubwo ababyeyi be batigeze batandukana mu buryo bw'amategeko, divorce ntibyawubujije Charlie Chaplin kubaho ubuzima butoroshye bwo kutabana n'ababyeyi be bombi, aho ku myaka 3 gusa mu mwaka wa 1891 baje gushwana bigatuma batangira kubaho imarakubiri. Ubwana bwa Charlie Chaplin bwaranzwe n'ibibazo bikomeye birimo ubukene, naho umwanditsi David Robinson avuga ko ari naho yakomoye inganzo yo gusetsa, dore ko iyo byamuyoberaga yahitagamo guhimba udukuru dusekeje kugira ngo yibagize ibibazo. Charlie Chaplin w'ingimbi wari umaze kugenda amenyekana nk'umuntu usekeje cyane. Charlie warerwaga na nyina utari ufite uburyo buhagije bwo kumurera nawe na murumuna we. Yari yarabyaye ku wundi mugabo, byatumye ku myaka 7 yoherezwa mu kigo kirera abana badafite kirengera, maze na nyina nawe ajyanwa mu kigo cy'abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ubuzima bubi no kuba nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe ahanini bituruka ku bukene nibyo byabaye imbarutso kuri Charlie Chaplin yo gushaka imibereho abinyujije mu gukina udukino dusekeje nk'impano yiyumvagamo. Ibintu yatangiye ku myaka 5 y'amavuko. Charlie Chaplin yavugaga ko mama we ari we umuntu wamuteraga imbaraga n'ingufu zo gukina iyi mikino, aho ngo yamubwiraga ko afite impano idasanzwe. Kuva ku buzima butamworoheye kugera ku muntu ukomeye isi yamenye nk'umukinnyi wa filime zisekeje, byaje kumugira ikirangirire ku isi, world icon. Nubwo icyo gihe sinema yari itaratera imbere, ikoranabuhanga ry'amajwi rigerweho, ariko na n'ubu benshi baracyareba filime ze bakanezerwa kandi zitavuga. Uyu mugabo muri filime yise The Golden Rush, Charlie Chaplin nyuma yo kuba ikirangirire ku isi yaje guhura n'ibibazo bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka w'1940, aho icyo gihe kubera filime yakinaga n'uburyo yakundaga kugaragazamo amarangamutima ya politike akabigaragaza muri filime ze, yaje gucibwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ashinjwa ibyaha binyuranye byaje kumuviramo ingaruka zikomeye mu bukungu ndetse no ku gikundiro cye, aho bavuga ko benshi bamusanisha na Hitler, umunyagitugu wategetse Ubudage mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, aho bavuga ko bavukiye mu mwaka umwe gusa bafitemo ikinyuranyo cy'iminsi 4, kuba bose baravukiye mu bukene bukabije bakaza kuzamuka bakamamara ku isi yose, no kuba bose bari bafite utwanwa two hejuru, byaje no gutuma Chaplin akora filime yise The Great Dictator yaje gukinamo ari Hitler. Muri filime ze yagaragazaga politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'agashaka bwake itera inkunga ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Yaje kunengwa bikomeye ndetse iba imbarutso yo guhabwa akato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Filime ye yagize uruhare runini ihabwa akato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje gukora indi filime yise Limelight yasaga nk'imuvugaho cyane, aho itavugaga gusa ku buzima bubi yabayemo akiri umwana, ahubwo yanavugaga ku kato yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo iza kunengwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo bukomeye cyane, gusa n'ibyayibujije gukundwa mu bihugu by'i Burayi. Chaplin muri filime ye yise A Dog's Life, filime ye ya mbere yamutwaye miliyoni y'amadolari, kuba imitungo ye myinshi yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, ariko akaba yari yarahawe akato muri iki gihugu, biri mu byatumye ubukungu bwe buhungabana cyane. Muri iki gihe akaba yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanwe mu mwaka w'1952. Nyuma yo kwirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu yaje guhita yimukira mu Busuwisi we n'umugore we, aho bahise bajya gutura muri iki gihugu mu isambu yabo ingana na hegitari 14, aho bari bitegeye ikiyaga cya Geneve, akaba ari naho yabaye kugeza yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Iyi myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu yakomeje kuba mibi ku isura ya Charlie Chaplin, by'umwihariko nyuma yo guhabwa igihembo cy'amahoro cyatanzwe n'inama y'isi y'amahoro World Peace Council. Iyi nama ikaba yari ibogamiye ku matwara ya gikomuniste. Chaplin yaje kwemererwa kongera gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 20, maze agaruka bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri, aho ndetse yari aje guhabwa igihembo cy'umuntu w'indashyikirwa yahawe muri Oscar muri uyu mwaka. Mu gitondo cyo kuri Noheli mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi nibwo Charlie Chaplin wari ufite imyaka 88 y'amavuko yaje kwitaba Imana azize indwara y'umutima, aho yari amaze gusaza nk'uko yari yarabyifuje. Umuhango wo kumushyingura wabaye mu muhezo maze witabirwa n'abantu bake cyane. Ubuzima bwa Charlie Chaplin yashatse abagore 4, uwa nyuma akaba yarabaye Oana Chaplin. Babanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu kugeza yitabye Imana. Babyaranye abana 8, akaba yarabyaye abana 11 muri rusange. Charlie Chaplin yasize umurage muri sinema, aho kugeza ubu afatwa na benshi nk'inkingi ya mwamba ya sinema, by'umwihariko muri filime zisekeje, aho ndetse kuri ubu afatwa nk'umwe mu bantu 100 baranze ikinyejana cya 20 nk'uko urutonde rwa Time Magazine rubivuga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II yamuhaye umudari w'ubuhangange, maze ku izina rye yiyongeraho Sir yitwa Sir Charlie Chaplin Spencer. Hirya no hino ku isi hagiye hubakwa amashusho y'uyu mugabo, bimwe mu bigaragaza ubuhangange bwe. Kugeza ubu mu kinyejana cya 21 filime za Charlie Chaplin yakinnye nka The Trump, The Great Dictator, The Golden Rush, Modern Time, City Light n'izindi ziracyafatwa nka filime nziza na n'ubu ndetse zikinezeza benshi, aho ndetse zifashishwa mu kwigisha sinema mu mashuri akomeye hirya no hino ku isi. Kuri mwe mwese twatangiranye iki kiganiro kugera ku musozo, ndabashimiye muri abantu b'agaciro.